Bakomeje gutega amatwi no gukurikira ibiganiro kuri Kamukama TV Rwanda, nongeye kubasuhuza ndabiyegereje mu biganiro byacu dukunda kuri YouTube channel yacu yitwa Kamukama TV Rwanda. Tugiye kuganira kuki? Tugiye kuganira ku magambo nibura 8 cyangwa 9 anezeza abagabo cyangwa abasore kuyumva avuzwe n'abagore babo cyangwa abakobwa bakundana. Niba uri umukobwa ukurikira ino video, ndakwinginze umenye aya magambo ko umusore mukundana, niba uri umugore umenye ko umugabo mubana akunda aya magambo. Ijambo rya mbere nshaka kuvuga bakunda cyane, bakunda kubazwa ngo ese urabyumva ute? Niba uri umukobwa ufite umusore mukundana, ukaba ufite ikintu ugiye gukora, ukaba ufite igitekerezo, warangiza ukakimuzanira ukamubwira uti ese urabyumva ute? Ako kanya yumva umuhaye agaciro, yumva umwemera, yumva umwubaha, yumva ko ubizi neza ko afite icyo ashoboye kandi afite aho yakugeza. Bakunda irindi jambo rya kabiri rivuga ngo nkunda uburyo ukora ibintu runaka. Ni ukuvuga ngo iyo afite ibyo akora runaka, ugomba kumubwira uti nkunda uburyo ibyo bintu ubikora. Ese ni ukukuganiriza? Ese ni ukuguhamagara? Ese ni ukukubwira ngo mutemberane? Ese ni ukukubwira uburyo wambaye? Kuvuga ngo gira ikintu umwereka akora, nurangiza umubwire ngo nkunda uburyo icyo kintu ugikora. Iyo umubwiye ko hari ikintu akora ukunda cyane, yumva ubiha agaciro kandi akagerageza gukora n'ibindi byinshi. Abagabo cyangwa abasore bakunda ijambo ryavugwa n'abagore babo cyangwa n'abakobwa b'inshuti zabo rya gatatu rivuga ngo ndakubaha cyane. Birumvikana iyo uganira n'umuntu warangiza ukamubwira uti sheri wanjye, ni ukuri ndakubaha, icyo wambwira cyose nacyumva. Ako kanya yumva afite agaciro kuri wowe ndetse nawe akaguha ako gaciro. Ijambo rya kane abagabo cyangwa abasore bakunda kubwirwa n'abashuti babo, ni ukuvuga ngo nkunda iyo umobeye cyangwa iyo umfasha aha n'aha cyangwa nkunda uko umfata. Kuvuga ngo iyo mwagize ya physical contact, wamuhobeye, mwasuhuzanyije, mugendana ukamufataho, ukamukoraho, warangiza ukamubwira uti iyo umobeye ndabikunda, iyo umfumbase ndabikunda, iyo umfasheho dutemberana ndabikunda, iyo ndyamye ku bibero ndabikunda. Ayo magambo bene ayo anezeza abasore n'abagabo cyane. Ikindi mubwira uti uranezeza cyane. Vuga ikintu kijya kikunezeza kuri we. Ikintu akora, ikintu avuga, ukuntu yitwara, ukumva birakunejeje, be specific ubimubwire, ahita yumva ko ibyo bintu koko ujya ubiha agaciro. Hanyuma abagabo n'abasore bakunda irihe jambo rivuga ngo humura biraza kugenda neza. Muri iyi si duhura n'ubuzima butandukanye, rimwe ibintu bikagenda neza, ubundi bikagenda nabi. Abagabo dukunda ko umugore cyangwa umukobwa mukundana yaza akaguhumuriza, akakubwira ati humura, nubwo ibi bitakuze ejo bizagenda neza, nubwo bitarakunda ejo bizakunda. Ijambo ry'ihumure riturutse mu kanwa k'umugore wawe, riturutse mu kanwa k'umukobwa mukundana, riranezeza kandi ritera imbaraga. Ikindi mubwire ngo ndagushimiye cyane kubw'ubufasha bwawe. Niba ari umugabo mvuge mubana, avuye mu kazi ararushye, ariko ubonye agufashije umwana, akoresheje abana homework, amadevari, ya mirimo y'imikoro baba bamuhaye ku ishuri, cyangwa se usanze umukozi amaze gukarabya umwana, uramwambitse, umufashije kugaburira umwana. Utwo tuntu ukoze kandi yabonaga ko unaniwe, ni ukuri mubwire ngo ndagushimiye cyane kubw'ubufasha bwawe. Iryo jambo
rinezeza abagabo cyane. Hanyuma irindi jambo bakunda cyangwa dukunda ni ishimira iteka intsinzi yawe. Niba hari icyo umugabo yakoze kigatungana cyangwa kiri mu nzira yo gutungana, iteka jya umubwira uti nkunda ko uharanira intsinzi, nkunda ko ukora ikintu ugashyirwa ukigezeho. Bizagufasha iki? Bizamufasha wa mugabo guhora ashaka gukora ibintu ngo nawe akunezeze. Ikindi abagabo twese dukunda n'abasore, natwe burya dukunda kubwirwa ngo turasa neza, twambaye neza, turavuga neza, turaberewe. Turabikunda natwe, iryo jambo turarikunda, natwe ntimukaritwime. Niba bikunejeje, kora subscribe, comment, share.